raka ni buri saha mvuze kangahe ku munsi sinaba mbyibuka ntago mperuka kujya gusenga byarakujobotse uyu musiramu naho babuze Hola, this is Rwagakoco Live TV, online TV station. Mumeze mutereka twongere tubaye ikaze rero mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV abari mu majyepfo iburasirazuba iburengerazuba n'amajyaruguru y'u Rwanda tutibagiwe umujyi wa Kigali ntacyo nsubiyemo ra Yes, amakuru yawe mwana ni fresh mumeze neza cyane tuguhaye ikaze kuri Rwagakoco Live TV. Murakoze cyane Mumeze neza witwa nde? Akimana Joseph ariko muzima sanzwe banyita YASIFU. Akimana Joseph. Yes. Joseph wo muri bibiri biramuzi. Nyansoma bibiri. Usoma Qur'an? Soma Qur'an. Qur'an uri mu Islam? Joseph wo mu Islam usaba he? Yasif. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ntabwo mutubure. Aha, harya bayita duwani iki? Ku munsi abayisilamu bagomba gusara kangahe? Bagomba gusara raka ni buri saha mvuze kangahe ku munsi sinaba mbyibuka ntago mperuka kujya gusenga byarakujobotse uyu musiramu naho babuze ntujya ujya no gusara ku ijuru oya kwirayidi honjayo je kwirayidi ubundi uri umuvumbyi nk'abandi bose Joseph ntago ndarivamo ntago idini ndarivamo ntago nderura ngo ndivemo. Hanyuma Joseph ko ndeba ukiri umwana bite isawa nyine hatwanwa hasi haba hejuru ubwo hasi ho byaraje hasi ho naho sinago mwakwirebera ntago hasi ho mbizi uracyari umwana we ufite irangamuntu ndayifite kuko akenshi batubuza gushyira abana ku mbuga nkoranyambaga bataruzuza imyaka aya irangamuntu ndayifite imyaka iruzuye ikijwe mu cyo numva utangiye kukiniga birimo biraza gake wabona ufite n'umusheri oya ako ntago yabura muri quartier kutangiye kugira isoni oya nta soni mu rugo nahagana he mu rugo ni Rurindo Ishyorongi mu rugo ni Ishyorongi Rurindo hari hano hejuru aha APR FC ijya yitoreza aho ngaho ufa nihe kipe mu Rwanda APR uko yaje wanyu Ishyorongi si nuko yaje n'undi mu buzima nsanzwe nyikunda cyane usanzwe ukunda APR yego watangiye gukunda APR FC rima bahe bakina irimo muhajiri ba jihadi nabo nibukamo ninde mukinyi watumye ukunda APR FC cyangwa niki cyatumye ukunda APR FC muhajiri niwe yatumye nkora APR FC kubera iki kubera utuntu tudukogira nyine yanatangiye gukunda APR FC Jimmy Gateta yirimo uramuzi uramwumva wari utaravuka icyo gihe za 2004 hafi aho ngaho hanyuma Joseph nk'urubyiruko muri iyi minsi urabizi ko umusibe ejo habaye igikorwa cyitwa umuganura urabuze umugana ndawumva ntago umugana nzi ngo biri kuva biri kujya ku munsi wakonje se ko ari umuganura mwakoze wumvaga ari ibiki numvaga ari umunsi mukuru nyine mu Rwanda wumvaga ari nk'ibiki nyine kiberamo numvaga nyine umeze nka Noheli n'ubundi yewe wumvaga ari nka Noheli ubwo mu rugo mwari inyama oya mu rugo twariye ibyeze uyu mwaka ibiki n'ibigori ibishyimbo ibijumba n'imyumbati nyine nibyo mwari umuco wa Kinyarwanda ibintu bya kera nyine bya Kinyarwanda ku ishuri mujya mwiga gusakuza yego ngaho nsakuza twumva sakwe soma nagutera umugabo hinga ntasarure nagutera umugabo hinga ntasarure icyo gisakuzo ni icyabanyogokuru we naga icyabanyogokuru imbaragaza irahinga ntisarure ngaho nsakuza ikindi sakwe soma ufite umugozi ntago wawusenyera wose ngo uzawurangize ufite umugozi ntago wawusenyera wose ngo uzawurangize sinda suba niki inzira
ibyo ubana na Nose ubinzira wayihinga ubana na nyogokuru wawe oya Sumbaje se ko tubyiga nanjye ngakubwira ko tubyiga ya myaka ntangiye kuyikemanga nibyo ku ishuri turabyiga cyane yes uretse ibintu by'intuza nyine niki hanyuma uramutse ubu ngubu ugiye kwiga ukarangiza ishuri uruwanya kandi utabigezemo uruhare wenda narakoze cyane cyangwa barakwibye wenda bakakwiba ukagera mu rugo bakaguhondagura bagukubitira ko wabaye wanyu wazasubira ku ishuri bakaza kubona ko bibeshye biroteye bakayihindura ukaza uri nk'uwacumi wabyitwaramo nababara cyane kuko baba barambujije amahirwe n'ababyeyi baratakaje icyizere kuko nyine nta mwana bafite ubwo narumbye muri make ubwo naba narumbye mbese byaranze ubwo byaba byaranze nyine baba baragukuye amaboko hanyuma impano waba wibitseho niyi impano yo kwigana wigana nde nigana komediya sabi ndamukunda cyane nkamwigana na mitsutsu ndamukunda ngaho twiganire mitsutsu twumve yes aro yes nese suruba icyo cyatari ndakibona utese ngugiye kugenda ihangana amasegonda niyo nyine ndaba nkugezeho yego soroba hanyuma nsabi we nsabi nkunda ururimi ngewe ubundi nsabavuga uraruzi se yego kuba twaganira ngewe na ururimi rwe ndaruzi cyane nyine uraruzi cyane nganira n'umuntu uganira gute mu kirimi cye niyo yaba avuga rusange ngaho uhamagara sheri wawe nkuko nsaba ajya amuhamagara aro none se sheri bimeze bite mwa aho iwanyu si ibijumba bireze mwa shase wambwira nkazanyaruka mwa nkaza kureba ko natwaraho nk'ikijana wenda nkaza kubanirira hano muri Kigali kw'ibintu byakomera uyu ni Joseph rero ka kagabo kigerereye nyina w'Imana ako kantu bushyizemo nawe kabatije ka kagabo aya mugabo ngo bashatse kumubatiza harya ngo yitwaga sinibuka arangije padiri aramureba aramubwira ati tukwite nde umugabo ati padata ahubwo mwebwe mwanyita ati ntacyo reka tukwite Joseph ati reka kabnyakwe kariya kagabo kihakanye nyina w'Imana yewe eho yaramubwiye ngo ngamwite Petero abwira ati reka kariya kagabo kihakanye shebuja wandi ati hanyuma se tukwite Joseph atapo ati ntiwumva kariya ni akagabo kigerereye nyina w'Imana kakamurongora hanyuma Joseph nicyo wabwira abana b'urungano badukurikiye muri aka kanya abana b'urungano hari abana benshi baba bafite impano zo gukina sinema zo gusetsa nyine cyangwa se no kuririmba ubuhanzi nyine muri rusange impano nyine bakagenda bakazigumana nyine gusa nyine bakazihererana bakarinda nyine impano zabo zigapfusa kandi bari bafite impano bagahora bazamura muri make urakoze cyane reka tugushimire cyane no kuba waje kuri Rwagakoco Live TV twizere ko n'abagenzi bawe nabo uzabashishikariza bakaza bakareba Rwagakoco Live TV turabakunda cyane kandi twizeye ko Imana nikomeza kudushoboza tuzongera tugahura bye bye